Hello nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Fungarase TV show, nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi cyangwa se kubona bimwe mu biganiro tugiye tubakorera bigiye bitandukanye. Murabizi neza dukora ku basitari bagiye batandukanye, amateka yabo, imitungo batunze, imibereho yabo, yewe n'ibindi muri rusange bijyanye na entertainment. So turabakunda cyane. Iyi ni Fungarase TV show, kora subscribe, urabuduteye inkunga ikomeye cyane kuko ni umuryango mugari turi kubaka. Murakoze cyane. Uyu munsi ni Zucu part 2 cyangwa se ni Zucu igice cya kabiri kijyanye n'imibereho ye mu muziki cyangwa se n'amateka muri rusange, uko yavutse, uko abayeho muri iki gihe, abo bakundanye n'ubuzima tugiye kugarukaho muri rusange bwerekeye kuri uyu mukobwa. Njye ndi Mwizero Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Mbere yuko dutangira wabarutse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungarase TV show. So ubwo duherukana uyu mukobwa amaje kugenda ababazwa cyane n'ibyo ari kubona cyane n'ibiri kumubaho byo kumara imyaka ingahe muri studio ari codinga cyangwa se agenda akora umuziki ugiye utandukanye, ariko ibyo ntibihabwe agaciro ngo indirimbo zijye mu bitangazamakuru bya Wasafi cyangwa ku isoko muri rusange. Umukobwa bikagenda bimubabaza cyane. Rero uyu munsi reka dukomereze ku gice cya kabiri cy'uyu mukobwa mu rugendo rwiwe ku byakomeje kumera. Murakoze. Uyu mukobwa yahamagaye nyina aramubwira ati, mama iby'umuziki ndabona bindambiye rwose, ndabona nabishobora, reka nishakira akazi hano muri Dar es Salaam maze yewe nikomereze n'amashuri yanjye, cyane ko murabizi ko yari yasubitse amashuri yiwe ya kaminuza. Nuko nyina byaramubabaje cyane ku buryo yageze aho kumva umukobwa wamuteye agahinda, niko kumubwira ati, ihangane kuko igihe umaze nicyo kinini kuruta igihe gisigaye. Ndatekereza ko Diamond icyo ari kugupangira atari kibi ahubwo ari icyiza. Gusa ibyo nyina ntabwo byamuteye impungenge cyane kuko yatekereje neza ko adashobora gushyira kuri Diamond igitutu, yewe anatekereza ko uko biri kose Diamond hari icyo ashobora kuba ari gupangira uyu mwana w'umukobwa, cyane yuko yari amwizeye kuko umwanya yafashe wo kumutunganya igihe kingana kuriya muri studio ya Wasafi cyari igihe kinini cyane. Yatekereje neza ko Diamond ashobora kuba ari gutegura ikintu kinini, nuko uwo mukobwa arakomeza aramwihanganisha ati, komeza ube wihangana. Nyuma y'iminsi mikeya cyane itageze no ku cyumweru ni koko byagenze. Diamond yahise afata uyu mukobwa aramusinyisha amasezerano muri Wasafi studio. Ibyo byabaye atangaza mu itangazamakuru avuga yuko bakiriye undi muhanzi mushyashya ugiye kujya abafasha muri studio yabo cyangwa se mu muziki wo muri Wasafi studio. Igihe Diamond asinyisha uyu mukobwa si we wenyine kuko hari n'izindi rebo nyinshi zigiye zitandukanye zo muri Tanzania zasabaga uyu mukobwa ko zamusinyisha amasezerano, ariko uyu mukobwa we akanga avuga ko adashobora kujya mu yindi rebo ari yose atari Wasafi studio kuko nawe yarayikundaga cyane. Diamond yakomeje avuga yuko ikintu cyatumye atinza uyu mukobwa cyane ari ukugira ngo amwigishe ikintu cyo kwihangana, cyangwa neko muri entertainment barimo utihanganye utayishobora. Hari benshi bakuvuga yewe bakakwanga, bakagutuka, bakagira gute, ariko iyo ubashije kubasha kwihangana ibi bintu urabikora kandi ukaguteza imbere. Yakomeje avuga yuko iyi myaka ine uyu mukobwa abashije kwihangana ari nta kindi kintu kizabasha kumunanira kucyihanganira muri uyu muziki, kandi koko ni nako byaje kugenda. Uyu mukobwa Zucu nawe yakomeje atangaza yuko mu bintu byamuteye motivation akabasha kwihangana harimo yuko muri Wasafi umuntu basinyanye amasezerano bamupromotinga ku rwego rwo hejuru ku buryo abasha kuzamura umuziki we nk'uko uyu mukobwa yabyifuzaga.
Bamwe mu bakozi bakora muri Wasafi Studio batangazaga yuko nubwo uyu mukobwa yabaga babaye gutya ariko we na Diamond bafataga umwanya munini bari kumwe baganira hano muri studio yewe no hanze yayo baganira, bamwe bagatangira kuvuga yuko hashobora kuba harimo n'utundi tuntu bataramenya neza ariko ku bijyanye no kuba hari ikintu biyumvanamo mu rukundo. Gusa Diamond yabaga yifitiye abandi bakunzi biwe ku ruhande, uyu mukobwa we nta kintu byamurebagaho ibyavugwaga. Zucu akimara kwinjira muri Wasafi Studio yatangiye gukora indirimbo nziza zigiye zitandukanye kandi izi ndirimbo zaramuhiriye pe. Harimo nk'indirimbo yitwa Nisamehe. Iyi ndirimbo Nisamehe yatangiye kumukorera ibitangaza muri Tanzania yewe no muri Kenya, ni naho uyu mukobwa yatangiye kumva uburyohe cyangwa se umusogongero w'ubwamamare bwe. Nyuma y'iyi ndirimbo uyu mukobwa yakoranye na Nyina yitwa Mawuzawuza yashyize hanze muri 2020, maze ikigera hanze yamukoreye ibitangaza muri Tanzania yewe no ku isi hose. Dutangira kugenda tumumenya hirya no hino, aho wasangaga hirya no hino bagenda bamwumva mu biganiro, mu maradiyo, yewe ukumva hari n'umuntu ugenda aririmba indirimbo ye. Mu bintu byagiye bituma iyi ndirimbo ikundwa cyane harimo uburyo ibyinitsemo, uburyo icurangitsemo, yewe ukongeraho umwana na nyina bahuriye mu ndirimbo imwe. Byatumye indirimbo izamuka cyane itera imbere bikomeye. Kandi muri iki gikorwa bakoze ni igikorwa cyagiye kigaragaza ubuhanga bwabo bombi, umwana na nyina. Iyi ndirimbo uyu mukobwa yamuhaye amahirwe yo kugenda atumirwa mu bitaramo hirya no hino no mu mahanga bigiye bitandukanye, akagenda ajyana na nyina aho bafatanyaga kuririmba iyi ndirimbo. Ni nabwo kandi nyuma yaho gatoya uyu mukobwa boss we Diamond yaje kumutera ingabo mu bitugu, yewe bakorana indirimbo yitwa Cece. Iyi ndirimbo mwese murayizi kandi mwarayikunze, n'indirimbo yamenyekanye. Iyi ndirimbo Cece yagiye yamamaza ubuhanga bw'uyu mukobwa kuko yayitwayemo neza, apafumingamo neza ku buryo byagariraga buri wese akabona ari ibintu umukobwa akora kinyamwuga. Muri uwo mwaka iyi ndirimbo isohoka ahantu hose muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya, yewe no mu Burundi, waratambukaga mu bitaramo bigiye bitandukanye ku maradiyo atandukanye, ugasanga Cece niyo ndirimbo bari gukunda gucuranga. Aba DJ mu bitaramo ni Cece wasangaga bacuranga. Uyu mukobwa kandi icyo gihe yari amaze kwigirira icyizere, gutinyuka kugenda imbere ya kamera ntabwo bafite, amaze kuba igihangange, amaze kwisobanukirwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 uyu mukobwa Zucu yaje gusohora indirimbo y'igihangange yatumye amenyekana, imubwira n'abatari bamuzi baramumenya. Iyi ndirimbo Sukari yabaye indirimbo y'igitangaza, yatumye isi yose imumenya, yewe Afurika iramumenya, yewe na hano mu Rwanda turamumenya. Sukari ni indirimbo yamukoreye ibitangaza. Iyi ndirimbo Sukari ikimara kugera hanze mu masaha 24 gusa yahise igira views zirenze miliyoni. Hamwe watambukaga ugasanga ari Sukari, umwana, umuntu mukuru wese ukumva aririmba Sukari. Iyi ndirimbo rero ikaba ari indirimbo yabashije gutuma Zucu yumvikana hirya no hino ku isi, imwinjiza yewe mu isoko ry'umuziki muri rusange, cyane yuko ubu ngubu imaze guhagarara muri miliyoni 100 za views. Uyu mukobwa mu mwaka wa 2020 yaje gukorana indirimbo n'umwe mu bahanzi babanaga muri label ya Wasafi Studio. Uyu muhanzi akaba yitwa Rayvan, bakaba barakoranye indirimbo nziza cyane yabice bigacika yitwa Number 1. Ino ndirimbo yabaye indirimbo nziza cyane, yari yuje amagambo y'urukundo, aho wasangaga abantu benshi bakundana bagenda bayiririmbirana.
cyane ko no mu bitaramo bijyanye n'inkundo wasangaga ariyo bagenda bakina kenshi bayisubiramo kenshi. Zucu yakomeje kugenda akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo n'iyamenyekanye bita kwikwi. Indirimbo kwikwi yasohotse mu mwaka wa 2022 ari naho nyuma yaho uyu mukobwa yakoze indi ndirimbo utaniwuwa nayo yabaye indirimbo ikundwa cyane. Gusa iyi ndirimbo ikaba yaravugaga ibijyanye ngo n'urukundo rwabo we na Diamond bari bamaze iminsi bari kugenda banoganoga baruvugaho bagiye batandukanye umucyo utandukanye. Uyu mukobwa ugiye ufite abafana bagiye batandukanye hirya no hino ku isi yewe no muri East Africa. Uyu mukobwa amaze kubaka icyizere mu mitima ya benshi mu bijyanye n'umuziki. Ntabwo twavuga ku by'ubuhanzi bw'uyu mukobwa gusa, reka twongere tugaruke ku bijyanye n'urukundo rwiwe. Uyu mukobwa Zucu nta mwana agira nta mugabo agira, gusa hagiye hagarukwaho inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku rukundo rwe na Diamond. Izi nkuru zavuzwe kenshi ku bantu bagiye batandukanye yuko hagati yabo haba harimo urukundo batagaragaza. Bamwe aho bagiraga bati ntago ari urukundo ni imibanire myiza y'umukozi n'umukoresha, abandi bati oya ni urukundo barakundana. Aba nabo kandi wasangaga mu bihe bigiye bitandukanye bagenda bagaragaza uburyo bugiye butandukanye hagati ku rukundo rwabo, aho wasangaga Zucu apostinga Diamond amubwira amagambo meza y'urukundo, ahandi ugasanga Zucu Diamond yamuteruye yewe ukabona ko harimo amabanga bagiye bahisha. Rimwe na rimwe wasangaga bombi bateruranye basomana, yewe ababibonye bakavuga bati ni showbiz baba bibereyemo. Hano wasangaga bamwe bagenda bavuga iby'urukundo ku buryo butandukanye, bamwe bati ni urukundo ni uko haba hagiye hazamo gushwana, gusa ugasanga babigize nk'ibanga. Ikinyamakuru Mwezi cyo muri Tanzania yewe n'abantu bagenda bakora muri WhatsApp studio batangaje yuko Diamond akunda uyu mukobwa kandi amukunda cyane bitangaje. Gusa ngo Diamond nubwo yakundaga uyu mukobwa yagerageza kumwibeta cyane akanga kumuha umwanya, kuko uyu mukobwa bavuga ko ngo ari umukobwa udakururana n'abagabo, udakunda abagabo, uba wibereye mu bye gusa, aho ngo Diamond yajyaga anamuhamagara amureba akamwihorera akavuga ko nta mwanya afite wo kuvugana nawe. Si ibyo gusa kuko Diamond yajya amusaba gusohokana nawe kenshi ahantu hagiye hatandukanye, umukobwa akamubwira ko nta mwanya ufite agiye kuruhuka ananiwe. Yewe ngo bigeze no kumutumira muri Afurika y'Epfo mu gitaramo, Diamond asaba umukobwa ko bajyana, umukobwa amubwira yuko bitashoboka atamubona. Ibi rero bikaba byaratumaga Diamond yumva ko uyu mukobwa yihagazeho cyane, nawe agashaka kumwiyegereza cyane. Aha byageze aho Diamond akunda uyu mukobwa ku rwego bavuze ko yari agiye no kuba umusazi. Ibi byatumye na nyina wa Diamond aza akabwira uyu mukobwa yuko ashobora kuba yaramurogeye umuhungu, ngo kuko uburyo amukundamo ari uburyo budasanzwe. Diamond yakomeje atangaza yuko atewe impungenge n'uko Diamond ashobora kuzarongora uyu mukobwa akamugira umugore. Ibyo bikamubabaza cyane akumva adakunda uyu mukobwa. Ibyo byarakomeje mu babibonye bakavuga bati nta bundi burozi bwaruta ijwi ry'uyu mukobwa cyangwa se ubuhanga bw'uyu mukobwa mu kuririmba. Ahangaha byatumye rwose abantu bavuga inkuru zigiye zitandukanye, ariko nta bundi burozi ngo bwari burimo, ni ukubera ubuhanga bw'uyu mukobwa aricyo Diamond yamukundiraga. Kandi ikindi, uyu mukobwa na Diamond barahoranaga bakorana mu buzima bwa buri munsi bari kumwe, nta n'icyatuma n'urukundo rutazamo. Nyina wa Diamond ni kenshi yagiye yihanangiriza uyu muhungu wiwe ngo ntazashake uyu mukobwa, ariko uko abivuga kenshi ari nako Diamond azamura urukundo
rwinshi kuri uyu mukobwa. Ibi ngibi kandi ngo wasangaga umukobwa wese ukundanye na Diamond akunda kuba ari kumwe na mama wiwe, ariko ngo uyu mukobwa Zucu we yahuraga na nyina wa Diamond ari uko ari business bari gupanga cyangwa se ibintu bihutirwa, atari ugutemberana bisanzwe nk'uko yagiye abikora ku bandi bakazana biwe. Uyu mubyeyi ngo yikundiraga umukazana bita Zari, ngo nawe yumvaga ko yabana na Diamond ibihe byose, cyane ko aba bombi Zari na nyina wa Diamond barakundanaga, bakundaga kuba bari kumwe ahantu henshi hagiye hatandukanye batemberana baganirana. Uyu muhanzi Zucu niwe mukobwa wenyine mu bana bose iwabo bafite, yewe akaba ari na bucura. Khadija nyina w'uyu mukobwa akomeza atangaza ko umuryango wabo abantu bawuturukamo bose baba ari abahanzi cyangwa se ari abaririmbyi. Zucu kuri Instagram yiwe akurikirwa n'abarenga 5 miliyoni. Uyu mukobwa iyo ufite igitaramo cyangwa se yifuza ko yaza kukuririmbira, nibura agusaba kumwishyura ibihumbi 20 by'amadolari, ubwo ni 20 miliyoni mu mafaranga y'amanyarwanda zirenga, kandi birashoboka yuko zishobora kujya hejuru zikagera muri 30 bitewe n'aho igitaramo cyabereye cyangwa se n'ibyo wamusabye ari buze gukora mu gitaramo cyawe. Umukobwa ibitaramo yagiye akora yewe n'ibindi bintu bitandukanye agenda akora byabashije kugenda bimuha ibihembo byinshi mu muziki agenda atsindira hirya no hino ku isi no muri Afurika muri rusange. Uyu mukobwa kandi yabaye umwe mu bahanzikazi babashije kugira abasubscribers barenga 100,000 mu cyumweru kimwe gusa. Urumva ko uyu mukobwa ni umuhanga, ni umuhatari, arakomeye, afite impano itoroheje. Umukobwa yabaye umwe mu gitsina gore batuye munsi y'ubutayu bwa Sahara wabashije kugira abamukurikirana benshi ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ubu ngubu afite abarenga 3 miliyoni bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube. Reka uyu munsi nanone dusoreje ahangaha, tuzagaruka muri part 3 cyangwa se mu gice cya 3 cy'ubuzima bw'uyu mukobwa n'urukundo rwe rwa Diamond. Njye wumvaga ni Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Turakwinginze rwose gukora subscribe, ni ikintu cy'ingenzi wadufasha, kuko uzajya ubaye umwe mu bagize umuryango wacu, uzajya ukurikirana bimwe bitandukanye tugenda tubagezaho ku bantu batandukanye, abasitari bamamaye, amakuru agiye atandukanye ya politike n'ibindi bijyanye na entertainment muri rusange. Urakoze, ugire ibihe byiza, bye bye.